dushima Imana yaturinze twese, yaturinze amabi wacu, yaturinze imodoka uko twazaga hano, yaturinze icyumweru cyose, twemereye ndetse no kugera imbere yayo muri kino gitondo. Dushimiye Uwiteka. Dushima Imana ko turi kubona n'umushyitsi hagati yacu. Reka tubanze tumuha akanya dusuhuze tubone uko tumeze. Tubaye akanya Frère. Haleluya. Amen. Karibu. Mana nitugenderera nawe kugenderera. Haguruke dutangire noneho dusoma Zaburi ya 18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka, ukwiriye gushimwa. Amen. Reka mweme data dusabira dusengere noneho niho turirimbishe. Sabina dusengere noneho turaje mu kirere turirimbisha. Wera Mana yacu, Mana ugira neza, twongeye gushimira no guhimbaza ko banye natwe, waturinze ijoro ryose, ukaba wongeye kutwemerera kugira mu gitondo cy'ihumeka muko bazima, atari ko turi beza cyangwa ibyo twakoze, ahubwo Mwami ni ubu n'imbabazi watugiriye, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Ni ukuri tugushimiye kongera kudushyiramo inyota, kongera kugera imbere yawe. Mwami turaje, emera nawe uze ubane natwe maze utuyobore. Iri shuri rya mbere iminsi 7 ry'abana bato, uze Mwami utugenderere, kuko ari wavuze ati mureka abana bato bansange, kuko ubwabo bwo mu ijuru ari ubwabo. Mwami natwe dutegure muri iyi minsi turimo itari myiza, ibihe turimo biruhije, abana bitwara uko bashaka bagakora ibyo bashaka, ariko twebwe kuri uyu mwanya tugira ngo Mwami dushoboze kugira ngo dukore ibyo ushaka. Emera ushyire muri twebwe ibyo ushima, aho tubasha gukomeza gukora Mwami. Ngaho igaragaze mu ndirimbo tukubone, gutangira no guruka Mwami tuyoborwe nawe, tuhambaga umwuka wawe kugira ngo tuyobore muri byose, tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Iri tera bari kuturirimbisha dutura n'amaturo mu izina rya Yesu Kristo. Beringao Yesu beringao, beringao Yesu beringao, beringao Yesu beringao, beringao Yesu beringao. Beringao Yesu beringao.
Imana yaturinze ijoro ryose, ikabaturinda mu birori dutuza aha ngaha. Iyo Mana turashimye ibyo ry'umwami Kristo. Kubona baramutse amahoro, hari abandi bapfuye batakiriho, bagira amahirwe kubikibona imbere y'Uwiteka. Ni ishimwe rikomeye, natwe turigariye Uwiteka bitari mu mwami Kristo. Murahaguruka dusome Imigani 16 dusome izina ry'Umwami Kristo. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kurutisha ifeza nziza. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Wirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje izina ryawe nyakubahwa. Dushimishwa nuko utureje iki gitondo, dushimishwa nuko Uwiteka turi imbere yawe, turagushimiye izina ry'Umwami Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo mbere byose wadukozeshe amaraso yawe, kuko nta handi twagukiriza ibyaha usibye muri ayo maraso. Icyo cyacu Mana ishobora byose, aya magambo asomewe mu matwi yacu, ariko ndagusabye kugira ngo muri aya magambo tuvane ibyo kurya dutuze ubugingo muri kino gitondo izina ry'Umwami Kristo. Uko twari dufite inzara n'inyota, Uwiteka dutahe duhagijwe nawe, dutahe inyota yacu irangiye, kuko Uwiteka ari wowe mutuzi wa byose, mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, udushyire mu kirere cy'umwuka ko ntawabasha kuba imvugo yawe ari mu mubiri, kandi akwinjiza Uwiteka kugira ngo Satani iyo ari yo yose, ari uburangazi, ari iyo ari yo yose Uwiteka twendesheje mu izina ry'Umwami Kristo. Udufate kandi ukomeze utuyobore, ndagusabirize ko dukoze mu izina Yesu Kristo. Amen. Imana ishimira. Imana iyo usomye ijambo ryayo mu izina ry'Umwami Kristo. Kandi ufite Bibiliya z'icyongereza, mugihe nidusoma namwe muzajya musoma, sibyo? Aha bari ngombwa kugira ngo dusome muri amwe musubiremo, ahubwo ni byiza yuko namwe musoma mukamenya amagambo turi kuvuga. Bibiliya rero yatubwiye iti kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kurutisha ifeza nziza. Ijambo rero tugiye gushaka ngo tugane akanya gatoya, ni ubwenge buturuka ku Uwiteka. Ubwenge buturuka ku Uwiteka butandukanye n'ubwenge bwo muri iyi si, kuko muri iyi si abantu bajya ku mashuri bakiga bakavanamo ubumenyi, abantu twese tukabwita ko ari iki? Ari ubwenge, sibyo? Abahanga bagakora indege, tukavuga ati ni abanyabwenge bashatse gukora ikintu kigendera mu kirere. Abanyabwenge n'abahanga rero ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Imana bwo rero butandukanye n'ubwo ngubwo, kuko ubwenge bw'Imana buturuka mu magambo yayo, naho ubw'abantu buturuka mu mashuri kujyana cyangwa ubw'isi. Ubwenge bwo muri iyi si buturuka mu mashuri, ariko ubwenge buturuka mu ijuru ni ubuva mu magambo y'Uwiteka. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Bibiliya iratubwira ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureba ikibi. Inzira yera y'abakiranutsi ni ukora iki? Ibibi. Inzira yera y'abakiranutsi ni ukureka kunegurana. Inzira yera y'abakiranutsi ni ukureka gutukana. Inzira yera y'abakiranutsi ni ukuvuga ngo niyo kureka ibyaha. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyuretse ibyaha ubaye umunyabwenge buturutse ku Uwiteka. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Burya ubwenge buturutse ku Uwiteka ni bwiza cyane kuruta kubona ubwenge bwo muri iyi si, kuko ubwenge bwo muri iyi si
buzagufasha kubona amafaranga y'ukujyana, buzagufasha kubona iterambere, ariko ntabwo buzashobora kuguhereza ijuru kujyana. Ariko kubera yuko Imana yavuze iti ubwo wahisemo neza n'ubutunzi bwose ndabuguhaye, ko Imana yabwiye Salomo tukujyana. Salomo Imana amubwira mbese Salomo cyaba icyo ushaka. Salomo nawe ati icyo ngusaba ni ukumenya ubwenge bwo kuyobora abantu bawe, bwo kuyobora abana bawe bakumva ibyo mbabwiye. Imana nayo iti ubwo utansabye ifeza, ntunsabe icyubahiro, ntunsabe ibindi, ubwo bwo ngusabye ndabuguhaye, kandi n'ubutunzi nabwo ndabuguhaye. Mandacu bamugisha izina ry'Umwami Kristo. Kubera ko yasabye neza, agasaba ubwenge buturutse mu ijuru, Imana nayo iti kubera ko utasabye ibikunezeza, ntunsabe amafaranga, ntunsabe ko abanzi bawe bapfa, ntunsabe ubwo usabye byiza, nanjye nguha ubwenge bwo kumenya kuyobora abana banjye cyangwa se abantu banjye, hanyuma mwongereyeho n'ubutunzi. Bikatubwira ngo mu batunzi bo muri iyi si bose nta n'umuguzi uba nka Salomo. Mana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Kumenya ubwego bwo muri iyi si cyangwa se ubwego bwo muri iyi si ntacyo byamara, ntacyo byakumarira, ahubwo ikintu cya mbere wasaba Imana ni ukugira ubwenge bwo kugendera mu ijambo ryayo. Bibiliya iti iyo usabye neza urahabwa. Naho Bibiliya mu gitabo cya Yakobo ati murasaba ntimuhabwe kuko mwasabye nabi. Kujyana icyo turi kuganira, ubwenge buturuka ku Uwiteka. Niba uri umukristo, niba ubwenge n'ijambo ry'Imana, umuntu wese azakubonamo ubwenge, azifuza kukugisha inama, avuga ati tubona tukabona wowe utameze nk'abariya, ni ukubera iki? Kubera iki? Yakubonye abona imivugire yawe, abona ukuntu ko witwaye, abona utandukanye n'abandi. Dutandukanye n'abandi rero ni ingeso zacu nziza, ni imigenzereze yacu myiza, ni imivugire yacu myiza, ni ukuvuga ngo ni idutandukanya n'abatizera. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dukomereje mu migani 15 umurongo wa 33, ari kutubwira ati kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwigisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Kubaha Uwiteka niko kutwigisha ubwenge. Tukwiga ngo ubwenge turutse Uwiteka. Kubaha Uwiteka niko kutwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Kuvuga ngo ni ukuvuga ngo kubaha Uwiteka nibyo shingiro ry'ubwenge, nibwo bwenge. Kandi niba ushaka icyubahiro, ukaba ushaka kugira ngo uri umunyacyubahiro, icishe bugufi. Sibyo? Iyo wicishije bugufi, ukunda wese arakutinya. Uzi impamvu agutinya mu yiyi? Agutinya kubera yuko wicishije bugufi, akafata uyu muntu ukabona nkabona adasanzwe. Uyu muntu ndi kubona nkabona uburyo bwagendamo n'ibikorwa bye ari gutandukana n'abantu nsanzwe mbona, bityo ukaba uri umunyacyubahiro. Ntabwo agutinya kubera yuko ntabwo agutinya kuko icyubahiro agutinya biratandukanye, sibyo? Kugutinya n'icyubahiro ni ibintu bitandukanye. Umuntu agutinya kuba wamugirira nabi, agutinya kubera ko ari kumva akabona ushobora kuba ufite ibindi uhishe. Ariko icyubahiro ni ukuvuga umuntu avuga ati uzi umwana wa runaka ni umwana mwiza, uzi umwana wa runaka uramutuma akagenda,
umwana runaka ntabwo nabona ari mu bandi bana ariko ari gukora ibintu bitari byo kujyana icyo gihe uba umunyacyubahiro kuko nashaka kugira ngo agashaka acashaka kugatiko ngiye nawe azavuga ati ariko ngewe kubera ko abana banjye batameze nk'uwa runaka kubera iki kubera ko ucisha bugufi kubera yuko imigenderere yawe n'imigendere yawe ari myiza imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Kristo ariko ni ukuvuga ngo niba ushaka icyubahiro ukaba ushaka icyubahiro ubicisha bugufi ukunda mwene so ukunda mushiki wawe ukora ibitunganye kuri ko kwicisha bugufi tujyana ni uko mu kwicisha bugufi ni ukwicisha bugufi muri byose icyo papa wakubwiye icyo mama yakubwiye gihuye n'ijambo cyose uvuga uti ndemeye ibyo ubwiye ndabyemeye uzabona umunyabwenge tujyana ariko ubwenge bwo mu mashuri ubundi bakunda kubyita ubumenyi niyo baguhereje icyangombwa cyerekana yuko uramenye bashobora kuvuga ni impamyabumenyi ni ukumenya ibyo wize ukamenya yuko ibyo wize n'ubishyira mu bikorwa bizakubeshaho mu minsi iri imbere tujyana ubwo ni ibigufasha kuri iyi si ariko ibyo ngibyo ntabwo Yesu yaza wasanga warize ibyo ngibyo bavuga ngo kenda gutwara ntabwo byakunda keretse nawe wicisha bugufi bikavanga n'ibyo wize bigatuma uhesha Imana icyubahiro Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Kristo ubwenge buturuka ku Mana rero ni ubwenge dusome igitabo cya Yobu aho tugusozeza Yobu yakurangiza 28 atubwira ngo Yobu 28:28 maze ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha nibwo gushimisha Imana ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha nibwo kujijuka iyo umuntu utarava mu byaha buriya cyarigije sibyo umuntu utari wava mu byaha aracyarigije ni igitabo kurikirana n'ubwa muri Zaburi uraza imbere cyo kugira ngo mukurikire ni ukuvuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kureka ibyaha niko kujijuka bivuga iki iyo wubashye Uwiteka wari umunyabwenge mu migendereze yawe imigendere yawe abakubona bazagutanga urugero abakubona bazakwakira umwana akunda Imana kumva ngo umwana akunda Imana aba ari byiza cyane kuko arabitekereza agatekereza uburyo uba Uwiteka ukubaha Imana ukubaha ababyeyi ukubaha umubana akabona ko umunyabwenge nyine kandi koko Uwiteka kwita ko umunyabwenge sibyo ariko iyo wabwize mu byaha kwakundi ko mutukana cyangwa batukana nabeshye niba batukana hari bahuma bakorera ibintu bitari byo ariko nakunda arekera kugira ngo ureke ibibi ukore byiza ko Bibiliya iri no kuvuga ureke ibibi ukore ibyo ukora byiza ni ukuvuga ngo nukora ibyiza uzaba ubaye umukiranutsi kandi nukiranuka uzaba ubaye umunyabwenge ni ibintu bibiri bihuje iyo ukiranutse ubaye umunyabwenge kandi umunyabwenge ni uzabona Imana Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo ni ukubera iki umunyabwenge atekereza ku by'Imana ishaka atekereza ku by'Imana ivuga atekereza imibereho ya Kristo kwijyanye n'ijambo ry'Imana ujyana
iyo usomye ntabwo turi kuhasoma, iyo usomye Matayo 25 ari kuvuga abanyabwenge 5 n'abapfapfa 5, aho biri kutubwira ngo abanyabwenge bo baragiye bajya ku bahanuzi n'abagurisha bagura iki? Amavuta. Bari biteguye gusanganira umwuka. Abapfu nabo bari bafite iki? Amatabaza. Ariko icyabagize abapfu ni iki? Bagize amatabaza, bashyira amavuta mu matabaza cyangwa mu matara. Sibyo? Noneho umukwe aje, kuko iyo umukwe aje habaho cyerekana ko hari ikidasanzwe kibayeho. Sibyo? Bose baravuga ati umukwe araje. Biruka utwo mu bibaye mu bicu kuboze, ari abapapa n'abanyabwenge bose barahumekera, bararyama, barasinzira. Mu gusinzira kwabo bari basinziriye, umwe afite itara, umunyabwenge afite itara, n'umupapa afite iki? Itara. Ariko icyo bari bafite amatabaza nicyo cyari gitandukanye kujyana, kuko itaba amatabaza yabo abanyabwenge bari bafite amavuta, abapapa n'amavuta bafite. Ndetse abapapa bari bafite ikibiriti cyo kwatsa itara, n'abanyabwenge bafite iki? Ikibiriti. Ni uko ngo bari bazi ngo baratsa yake. Bibiri kuvuga ngo bumvise gusa ko bakije abanyabwenge amatara y'abaraka, abapapa y'abakwaka. Waruka ngo baravuga ngo urabona ngo umuntu bari ku mavuta yanyu ko yacu turi kuyatsa akazina. Barababwira ngo ayo dufite ntabwo yadukwira, ahubwo mugende mujye kubagurisha cyangwa kubahanjuzi, hanyuma namwe mugurira yanyu muze. Bibiliya ivuga ngo barirukanka ngo bagiye kugura, umukwe abona kwirute, abona kuza. Aje abari biteguye baramusanganira, abatiteguye barasigara. Nabo baje nyakubahwa nyamuneka dukingurire natwe turaje. Nawe ati ntabwo nigeze mbamenya. Uko niko rero Yesu Kristo yagiye kugaruka, abanyabwenge bazamusanganisha n'abapfa baserukira hano ku isi. Ntabwo ikikugira umupfapfa si ukora ko utabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, no. Ikikugira umupfapfa ntabwo ari ukuvuga ngo ikikugira umunyabwenge ntabwo ari guterana. Nguvuga ngo ndateranye, ngo burize ngo nateranye ngo na umunyabwenge, no. Ikikugira umunyabwenge ntabwo ari kugira gutura amaturo, kuko watura amaturo ukaribuka, ukaza guterana ukaribuka. Yego rero bivuga ngo amateraniro ntacyo atumarira tutagiye kuko ijambo ry'Imana rivuga. Naracu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kuba umunyabwenge nyakuri ni ukuba amagambo y'Uwiteka. Simureba ko abantu babwirizwa ariko bakumva bitashoboka, mbese kuko ibyo bari kubwirizwa bahinduye. None uzi ngo Yesu naza bizagenda bite? Kubera kutubashye ijambo ryayo uzahunga ntawe ubirukanye. Kuko Yesaya ari kubivuga ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye. Muri Yesaya ariko barakuvuga niba umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, nawe ukaza waraze kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikakubwira ukiziba amatwi. Ijambo ry'Imana rikakubwira ukavuga ati aha navuge nta kazi. Ijambo ry'Imana rikakubwira uti hindura ibi ngibi ngo irari ryawe riri kuriho bigatuma udahinduka. Ariko byanga bikunda Imana yo ntabwo ntacyo izakugirira. Dore hasi ari ukuvuga ngo mbese no kubwire uvuga ngo ukubabarira, uvuga ati uvuga ko kukiye ko ndamubabariye, no. Ikizatuma ubabarirwa n'Uwiteka ni uko uzagendera mu magambo y'Uwiteka. Ikizatuma Imana ivuga ati uyu ni umwana wanjye ikamuhamiriza, ni uko uzagenda kuko ijambo ry'Imana riri kuvuga. Ku isi nugenda neza ukuba Uwiteka, abo mu isi tubazaguhamiriza, abizera baguhamirize, abatizera baguhamirize, Imana nayo iguhamirize.
Mana yacu rero ibamurisha uzajya mu Yesu Kristo ariko icyo tuvuganira urwego rutse kwitera